Sashimwe bene data ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ihaze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimye Mana nziza, tugushimiye kugira neza kwawe, dushimye ko abanye natwe ukaturinda. Mwana wagize neza, waraturengeye, icyubahiro ni icyawe. Duciye bugufi rwose mu mitima yacu kugira ngo tweze utuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Utwijisha amaraso y'umwana wa Yesu Kristo, ukimara kutubabarira tuguhaye karibu n'ikaze. Ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, kandi unyemere nkubere mikoro wivugire. Ijambo ryawe rigira aho ridukura naho ritugeza kandi ritumurikire. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze mu izina rya Yesu Kristo. Duhagaritse imyuka mibi mu izina rya Yesu, dutumiye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye kumenya dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma ibice 12 guhera ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 21. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye, ni jye uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, iri ni ryo jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntitukiture umuntu inabi yatugiriye. Bene data, umuntu nakugirira nabi, umuntu nagukorera ikibi, ntukakimwiture. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Nagutuka ngo nawe umutuke, hoya, ntabwo ariko bikwiye kugenda, ahubwo wowe umwerera imbuto. Kuko iyo umuntu agukoreye ikibi ntukimwiture, bituma yitekerezaho, bituma yisuzuma, bituma yisubiramo, bikaba byatuma aca bugufi agasaba imbabazi, bikaba byatuma ahinduka akava mu bibi. Niyo mpamvu Imana idushishikariza kutitura uwatugiriye inabi, ngo ahubwo twirinde, buri muntu wese yirinde akora ibyiza. Nanjye nkora ibyiza kuko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu tugomba gukora ibyiza buri munsi, tugomba gukora ibyiza uko bwije n'uko bukeye. Icyo Imana idushakaho ni ugukora ibyiza, tukirinda ikibi, tukirinda inabi. Imana itugirire neza. Ngo niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bene data, niba bishoboka buri muntu ku rwe ruhande nabane n'abantu bose amahoro. Agerageze uko ashoboye. Hari igihe wowe ushobora kubigerageza, ariko ushaka kubana nawe amahoro ntabyemere, ariko we ku rwawe ruhande ubane nawe amahoro. Nanakugirira nabi umureke, umwereke urukundo. Nagutuka ntumusubize, nakuvuga ntumusubize, ahubwo wowe umwereke urukundo. Kuko dukwiriye kwera imbuto, abantu babi tukaberera imbuto kugira ngo nabo bahindukire. Ni mubane rero n'abantu bose amahoro uko bishoboka kose, baba ari abanzi, baba ari abakunzi, abantu bose tubana amahoro, kuko ni Imana idushakaho. Bene data, biragoye, ariko mujye musaba Imana imbaraga izabashoboza, kuko mu Mana byose birashoboka. Bana na mugenzi wawe neza, ubane n'abaturanyi neza, ubane nabo mu rugo neza. Kuko reka mbabwire bene data, impamvu tuba tugomba no kubikora kugira ngo urubanza atagira urubanza rutubonekaho, ni uko muri iyi si turi abashyitsi. Aha ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Abantu bari gutungurwa. Ibaze warakoze ibyiza byose, waririnze ibintu byose bibi, ugakora ibyiza,
warangiza ikintu kimwe akaba aricyo kikunanira cyo kubana na bagenzi bawe amahoro, cyo kubana n'abantu bose amahoro, ugasigara cyangwa ukarimbuka kubera icyo kintu kimwe. Byaba bibabaje wa munsi utabonye Yesu kubera kutabana n'abandi amahoro. Imana rero iradusaba kugira urukundo, dukundane kandi dukunda abantu bose tutarobanuye ku butoni, kandi twerere bagenzi bacu imbuto. Nicyo Imana idushakaho. Imana ikomeze idufashe cyane kandi duhe imbaraga kuko ntabwo byoroshye. Ngo bakundwa, ntimwihoranire ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora ni ukwanjye, ni njye uzitura, ni ko Uwiteka avuga. Bene data, kwihorera ntabwo ari byiza. Ndakwinginga wowe nkurikiranye ntiwihorere. Hari igihe umuntu mugenzi we amukorera ikintu kibi akavuga ngo nanjye nzamwishyura, ariko ibyo ntibikwiye. Ku muntu wamenye Imana, ku muntu uzi Imana, ntabwo bikwiye kwihorera, ntabwo ari byo. Imana niyo izahorera buri muntu wese. Wikirwanirira ngo ukore ibibi, wikirwanirira ngo ukore ibyo Imana idashaka. Kwihorera ntabwo ari byiza. Niba umuntu agukoreye ikintu kibi, niba umuntu yarakugiriye nabi, mwihoreraho, ahubwo mwerera imbuto, umukunde kurushaho, kuko iyo umuntu umwereye imbuto bituma igihe cyose yibaza akavuga ngo uyu muntu ni muntu ki, agahora yitekereza akavuga ati ahari naramusagariye, bigatuma yisubiramo nawe akava mu bibi, akareka ibibi, akareka ingeso mbi. Ntimwihorere rero, ntihagire uwihorera, kuko Imana niyo izahora, niyo izaguhorera, niyo izakuvuganira, kandi Imana niyo izitura. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo buri wese aziturwa ibihwanye n'ibyo yakoze. Ntiwihorere rero, ntiwirwanirire, kuko niwihorera kuri mugenzi wawe gukoreye ikibi, nawe ntawe uzaba utandukaniye nawe. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ntiwihorere, ahubwo mubabarire mbere yuko agusaba imbabazi, kuko reka mbabwire, gutanga imbabazi bituma umuntu agira amahoro mu mutima, bigatuma ugubwa neza. Ariko iyo udatanga imbabazi ukagira inzika, bituma nawe mu mutima wawe uhorana umubabaro, uhorana agahinda, uhora wumva utameze neza. Ariko iyo ubabariye umuntu, bya bindi yagukoreye bifata nk'ibisanzwe. Ntabwo biba byoroshye, ariko hamwe n'Imana, uri kumwe n'Imana, byose birashoboka. Byose birashoboka. Umuntu wakugiriye nabi ukamubabarira utamwihoreyeho, nawe nibyo bimufasha kwitekereza, akavuga ngo uyu muntu ko namukoreye ikintu kibi, uyu muntu ko namugiriye nabi, ni gute ntambuka akansuhuza, ni gute agera iwanjye, ni gute agira ibirori akantumira. Ibyo ngibyo bigatuma nawe yitekereza, akavuga ngo nanjye nkwiye gusaba imbabazi, kandi ukaba urokoye ubugingo bwawe, nawe ugatuma arokora ubwe, kubera ko wamwereye imbuto, kubera ko utamwituye ibyo yagukoreye. Imana itugirire neza. Bene data, iyo ugiye kwihorera ntawe utandukaniye n'uwagukoreye ikibi. Icyo Imana idushakaho ni uko tutihorera, ni uko tugira itandukaniro, kuko umuntu wamenye Imana ntakwiye kwitwara nk'umuntu utaramenye Imana. Mwikihorera rero, Imana niyo izahora. Imana izitura umuntu ibihwanye n'ibyo yakoze. Uwakoze ibibi akanga kwihana, Imana izamwitura ibibi, kandi uwakoze ibyiza aziturwa ibyiza. Nimureke rero duharanire gukora ibyiza, nimureke duharanire ingororano nziza, kuko Imana izahemba kandi izanahana n'abanze kwihana. Izahemba bakoze neza, ihana abanze kwihana. Bene data, nimureke tujye tugira imbabazi, abatugiriye nabi tubabarire batadusabye imbabazi. Niko gukira kwiza, nibwo umutima wawe uruhuka, nibwo umutima wawe ukira. Ni ukuri, nicyo Imana idushakaho, kandi ngo utababarira nawe ntazababarirwa. Ni ukuri, utababarira mugenzi we nawe Imana ntizamubabarira. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo
twige kubabarira, dusabe Imana imbaraga zo kubabarira kugira ngo natwe tubone uko tubohoka imitima yacu kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Imana ikomeze tugirire neza kandi dufashe cyane. Ngo ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, kuko nugira utyo uzaba umurunze amakara yaka ku mutwe. Bene data, nibyo twoze tuvuga, umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo kunywa, nugira ibirori umutumire, nubyara umutumire, nubwo ataza ariko wowe uzaba wabikoze, uzaba wakoze icyo ijambo ry'Imana rigusaba. Ugira itandukaniro, ntumere nkawe, umukorere ibyiza, umwerere imbuto, numwerere imbuto natihana, natava mu bibi, wazaba ari uwo kurimbuka. Imana rero irashaka yuko umugaburira nasonza umwanzi wawe, nagira inyota ukamuha icyo kunywa, ngo uzaba umurunze amakara yaka ku mutwe. Uzaba ukoze ikintu gikomeye cyane. Ibaze kuba umuntu yarakugiriye nabi, ubundi watambuka ukamusuhuza, yasonza ukamugaburira, wagira ibirori ukamutumira, ndetse ukajya ujya no kumusura. Icyo gihe adahindutse yaba ari uwo kurimbuka. Icyo Imana rero dusaba rero ni uko abanzi bacu tubakunda, uwakugiriye nabi ukamukunda, uwaguhemukiye ukamukunda, uwagusebeje ukamukunda, niho nawe azisubiramo agakizwa akava mu bibi. Imana itugirire neza. Ntago byoroshye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo musabe Imana imbaraga, kuko iyo umuntu ari kumwe n'Imana, Imana imukoresha ibikomeye, Imana ibana nawe, Imana iramushoboza. Mu Mana tubonamo izindi mbaraga utakura ahandi hantu hariho hose. Umuntu uri mu Mana neza rero ababarira mugenzi we, ntago yihorera, kandi abanzi be abagirira neza. Imana itugirire neza. Ngo ikibi cyo kunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Mwene data, ikibi cyo kunesha, urwango rwo kunesha, inzigo zo kunesha, ahubwo neshesha ikibi icyiza. Buri muntu uko abishoboye nakora icyiza, buri muntu uko abishoboye niyirinde ikibi, buri muntu uko abishoboye nagirire abandi neza, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ko uzi gukora neza ntabikore ngo bimubere icyaha. Niba uzi gukora neza ntubikore bikubera icyaha. Imana ishaka ko dukora icyiza, Imana ishaka ko ikibi gitsindwa, Imana ishaka ko twimika icyiza muri twe, tubane n'abantu bose amahoro. Niba bishoboka dukora icyiza, dukunda abantu bose tutarobanuye ku butoni, tubabarire abatugiriye ibibi, tubabarire abadukoreye ibibi, tubabarire abatusebeje, tubabarire abatugambaniye, tubabarire abo bantu bose, ahubwo tubakorere ibyiza, tubereke urukundo, tubereke ingeso nziza, tuberere imbuto, nibwo nabo bazahindukira bakava mu bibi. Nicyo Imana idushakaho bene data, kandi hamwe n'Imana muzabishobora. Niba wumvaga hari uwo wari ufitiye inzika, niba wumvaga hari ushaka kwihorera, ndagira ngo ubwire ngo garukiraho, kuko Imana iravuze ngo guhora ni ukwayo, ntiwihorere. Kandi n'uwo muntu wananiwe kubabarira, mubabarire, niho uzakira umutima, niho uzabohoka umutima, ukajya ugenda imbere y'Imana nta rubanza ufite. Kandi bene data, mujye mwibuka yuko aha mu isi atari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Aha turacumbitse, niyo mpamvu mbinginga kugira ngo buri muntu wese akore ibyiza, buri muntu wese yirinde ikibi, kugira ngo niba Kristo aje gutwara itorero utazasigara. Mwene data, cunga izamu ryawe, buri muntu wese nacunga izamu rye, arebe ko ari gukora icyiza, arebe ko atari kuyoborwa n'amarangamutima y'umubiri, ahubwo akora icyo Imana ishaka, kuko nicyo Imana idushakaho. Bene data rero, Imana ikomeze ibiteho kandi ikomeze ibaganirize. Reka mbwire n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, igihe ni iki kugira ngo mwakire. Aha ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru.
turi abashyitsi hano mu isi. Wivuga ngo uzakira Yesu Kristo ejo, kuko ejo ntuhazi. Uyu munsi ni wawe, mwakira kubera umwami wawe, akubera umuyobozi, akubera inshuti, akubera umujyanama, agufata ukuboko kugira ngo azakugeze mu ijuru amahoro, kuko muri Yesu Kristo niho tubonera ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mwakire. Ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, ahubwo uzasanga warahisemo neza. Imana ikomeze ibiteho. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza n'urukundo dukunda, tugushimiye ijambo ryawe ryiza utugejejeho aya masaha. Ijambo ryawe ratubwiye ngo nitukiture abandi nabi, abatugiriye nabi nitukayibiture, kandi nitukihorere, kandi ngo niba bishoboka mu rwacu ruhande tubane n'abantu bose amahoro. Ijambo ryawe rikomeje ritubwira ngo ikibi nikineshwe, dukora ibyiza. Mana, turakwinginze kugira ngo duhe imbaraga. Twebwe ntabwo twakishoboza, ariko tugufite byose birashoboka. Abankurikiranye ndabasengeye, Mwami, ntabwo bishoboza. Ahari barakomeretse, ahari barababajwe, ahari barasebejwe, bagira intimba yo mu mutima. Mwami, ndakwinginze kugira ngo ugende utahe imitima yabo, ubahe kubabarira abo banze kubabarira, mu izina rya Yesu Kristo. Oh, haleluya. Ubahe imbaraga rwose z'umutima kugira ngo bashe gukora icyiza, ntibiture bagenzi babo babagiriye ikibi ngo babiture nabi kibi, ahubwo bahe kubitura ibyiza, bahe kubakorera ibyiza, bahe kubereka urukundo, bahe kubereka ingeso nziza, bahe kuberera imbuto. Ariko Mwami, ntabwo bakishoboza, ariko Mwami bashoboze, ubiteho, bagirire neza. Warwaniye intambara bazi n'izo batazi, uhiga ibibahiga, urwanye ibibarwanya, mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ikiruta byose ukomeze ubarindire ubugingo. Mwami, dusengeye abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima. Abihebye Mwami, bagarukeho, kubera ko tugufite, dufite umurengezi. Nabo buri wese uko akwifuza umugereho. Sengeye imfubyi n'abapfakazi, nabo biteho Mwami, mu mibabaro yabo ya buri munsi. Ubarwanirire, ubavugire. Oh, haleluya. Buri wese uko agukeneye umwiyereke. Mana, dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka, wongera abakizwa, mu izina rya Yesu Kristo. Batarakumenya bahe kukumenya, batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kumwakira. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, biyereke Mwami, baremere igitangaza. Oh, haleluya. Nk'uko wiyeretse Hana, nabo biyereke Mwami. Urakoze Mwami, wakoze kubabanye natwe, iyo tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, yongere ibiyereke bundi bushya, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.